Suhuje mukunzi wacu ari nakora naguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Mw'abantu mwe, ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu bibabaje bibereye mu karere ka Kamonyi, aho umubyeyi wibyariye umwana yafashe umupanga arawushyushya atwika uwo mwana ku munwa, umunwa wiwe urakomereka cyangwa urangirika bikomeye. Ese uyu mubyeyi ibintu nk'ibyo ngibyo yabitewe n'iki? Ese umwana yaba yakoze iki cyatumye umubyeyi we ashyushya umupanga yarangiza agatwika umunwa w'uwo mwana? Ese ubuyobozi bwo muri ako karere bwo bwatangaje iki nyuma yo kubona uyu mubyeyi atwika umwana we wakoresheje umuhoro ushyushye ku munwa? Inzego z'ibanze zo zaba zatangaje iki? Ese abaturage bo basabye iki ubuyobozi nyuma yo kubona uyu mugore wakoze ayo mahano wihekuye agatwika umwana bakoresheje umunwa? Ibyo rero nibyo bikubiye mu makuru tugiye kubagezaho uyu munsi, ari nayo mpamvu natwe rero tugusaba yuko ugomba kujya munsi y'inkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazigira akazina ko ugakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato turaza tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeze kubabaza abatuye muri aka karere ka Kamonyi bitewe n'ibyo biboneye amaso ku maso cyangwa n'ibyo bamwe babyumvise n'amafoto yagiye acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga y'uyu mwana watwitse umunwa n'umubyeyi we bitewe n'icyo yarakoze bamwe bise ubutwari, ahubwo nyina we akabifata ukundi kundi. Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Reka nongere mbahe ikaze rero bakunzi ba KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye za hano mu Rwanda murimo muragenda mubonaho ifoto y'umwana watwitse umunwa n'umubyeyi we akoresheje umupanga. Ibi rero byabereye mu karere ka Kamonyi, aho umubyeyi yatwitse umwana we akoresheje umuhoro ushyushya amuziza ko yavuze ko iwabo bariye urukwavu bibye mu baturanyi. Ni umwana w'imyaka 5 y'amavuko, aho yatwitswe na nyina umubyara akoresheje uyu mupanga yabanjije kuwucanira ugashyuha cyane, ubundi akahita ajya gufunga umunwa w'uwo mwana wari umaze kuzimura ko bariye urukwavu, kandi urwo rukwavu rukaba rwibye na mama wiwe umubyara. Ibi rero iyo nkuru y'incamugongo, iyo nkuru ikomeje kubabaza abatuye muri aka karere ka Kamonyi ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange barimo baragenda babona iyi foto y'uyu mwana. Byabereye mu mudugudu wa Nyamweru, akagari ka Bibingo, umurenge wa Nyamiyaga wo muri aka karere ka Kamonyi. Uyu mubyeyi rero uvugwa n'abaturanyi ko nta muwe nta rukundo rwa kibyeyi afite, yitwa Mukanyandwi Marie Grace w'imyaka 37 y'amavuko, ngo yatwitse umwana we w'umukobwa yibyariye witwa Munezero Elisa w'imyaka 5 y'amavuko, ngo bitewe n'uko yari amaze kuzimura ko barariye inyama z'urukwavu, kandi urukwavu mama we yari avuye kwiba. Ibi rero babibajije uyu mugore icyaba cyatumye atwika umunwa w'umwana we yibyariye akoresheje umupanga ushyushye. Yasubije ko yabitewe n'uko uyu mwana yari yavuze cyangwa yazimuye ko bariye urukwavu bibye, bikekwa ko uwibye uru rukwavu ari uyu mubyeyi Mukanyandwi waje gutwika umunwa umwana we yibyariye. Iyo nkuru ibabaje kandi iteye agahinda ikomeje kuvugwa cyane hirya no hino, yanemejwe na Mudahemuka Jean Damascene bakunda kwita cyangwa kwitirira akazina ka Nziruburwari, akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamiyaga, aho yavuze ko nyuma yo kumenya ko
uyu mubyeyi Mukanyandwi yatwitse umwana we yafashwe ashyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ya sitasiyo ya Mugina kugira ngo ijye kumukoraho iperereza kugira ngo baze kumenya koko intandaro y'ibi byose. Mu gihe umwana we wari umaze gutwikwa umunwa na nyina umubyara, yahise yoherezwa ku kigo nderabuzima kugira ngo agende yitabweho n'abaganga ataza kuza kubura ubuzima, kuko umunwa wiwe uriho ibikomere byinshi cyane byaturutse kuba nyina umubyara yamutwikishije n'umuhoro ushyushye. Amakuru avuga ko uyu mubyeyi Mukanyandwi Marie Grace nta mugabo babana mu buryo buzwi nk'uko bivugwa n'ubuyobozi bw'uyu murenge. Urukwavu bikekwa ko rwibwe kuri umwe mu baturanyi nirwo nyirabayazana w'ibyabaye kuri uyu mwana. Abaturage batuye muri uyu mudugudu wa Nyamweru bavuga ko uwo mwana ari intwari ngo kuko yanze gufatanya na nyina cyangwa na mama we ukora ubwo bujura, ahubwo agahita atangira amakuru ku gihe. Bamwe mu baturanyi yagize ati uyu mwana ahubwo ni intwari, ntabwo yishimiye imico myiza ya mama we. Uyu mwana ahubwo turamwifuriza gukira ngo kuko yakoze igikorwa cyiza cyane, gutamaza nyina ko ari igisambo. Ati uyu mwana ibyo yakoze ni ibintu byiza cyane kandi bigomba kubera n'abandi bana urugero, ngo kuko kubona umubyeyi wawe akora amanyanga ukayahishira ngo nabwo ari ibintu byiza cyane. Abaturage bose bahurizaho bavuga ko uyu mubyeyi agomba guhanwa by'intangarugero, agahita abera abandi isomo bakora ibintu nk'ibyo byanduza isura y'akarere kabo. Ni naha natwe dusoreje amakuru yacu, tugushimira wowe wakoze subscribe cyangwa sabone. Niba nawe utarakora subscribe cyangwa sabone, jya munsi y'iyo nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako ugakandeho. Icyo gihe uzaraba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Ugira ibihe byiza kandi Imana igikomeza ibane namwe.